Aya basi mwongeye guhabwa ikaze hano kuri Venke Empire. Nawe mukunzi wa filime yacu Ibanga, nkwaye ikaze hano kuri Venke Empire. Niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga, urabizi ko tugeze kuri episode ya 74. So guys, rero niba utarakora subscribe, ukora subscribe hano kuri Venke Empire kugira ngo nawe ube wabashe kuba umunyamuryango wa Miss Nyambo muri rusange. Kandi niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo nawe uri behind the scenes zose zivuga kuri filime yacu Ibanga uzizibona utarinze waruha. Murabizi ko umuriro ugiye kwaka muri filime yacu Ibanga. Murabizi ko kwa Niyori na Nyambo hatangiye kuzamo akatutsi. Murabizi ko kwa Kiramani na mama we na papa we hatangiye kuzamo ibindi bibazo. Murabizi ko Tereza na Mutoni bashwanye nabo. Murabizi ko noneho filime yacu Ibanga noneho igiye kuza yahinduye isura. Mwabibonye yuko filime yacu Ibanga hagiye kubonekamo ibintu mutigeze mutekereza ko byaboneka muri filime yacu Ibanga. So guys, rero uyu utekereje ko Niyori na Nyambo batangiye kubateranya kandi ukabona ko Nyambo nawe akunda kwivumbura cyane, urabona urukundo rwa Niyori na Nyambo rutagiye kuzamo agatotsi. Ese dete we namara kubwira Niyori kamukunda bizagenda bite? Ese we yurebye filime yacu Ibanga ubona iri kwerekeza he? Uri kubona filime yacu Ibanga hatagiye kubonekamo ibintu by'utigeze utekereza ko byaboneka muri filime yacu Ibanga. So guys, rero murabizi ko kwa papa Kiramani ari ibibazo. Mwabonye yuko ejo papa Kiramani yatumijeho secretary we ngaje kumushakira Tereza mu cyaro. Ese secretary wa papa Kiramani namara kubona Tereza bizagenda bite? Ese urakeka filime yacu ahani iri kwerekeza ari he? So guys, rero murabizi ko zino nkuru zose ziba muri filime yacu Ibanga ni inkuru zibaho kandi ni inkuru zakwigisha ubuzima bwawe bwose, kandi ni inkuru wungukiramo ibintu byinshi waba ukeneye mu buzima bwawe. So guys, rero murabizi ko Kiramani hagabizi ko ababyeyi bo bamufite bamuguze, kandi na Niyori nawe nagabizi yuko mama we yaba yarigeze kugurisha murumuna we bavukanye. Kandi twese tureba ino filime turabizi neza, kandi tubizi neza yuko ibi nibiza kumenyekana bizaba ibibazo. Kandi twebwe turabizi ko Kiramani ari umuntu ugira ubugome bwa danje ku buryo amaze kumenya yuko bamuguze n'ababyeyi be bahita bashwana burundu. Kandi turabizi ko Kiramani ari umuntu uzi kwifatira icyemezo. So guys, rero murabizi ko na Niyori ni umuntu ureba kure. Ese namara kumenya yuko ababyeyi be Tereza yaba yaragurishije murumuna we kandi ntabimubwire kugeza ahageze kino gihe, murabona ukuntu yabaye mukuru kugeza kino gihe akaba ataramubwira ko yavukanye na murumuna we mu bitaro ariko akamugurisha. Murabona ko bino bintu bizacurira he? Ese wowe utekereje ino filime yacu Ibanga ubona iri kugana he? So guys, rero murabizi ko tuba tubakunda cyane. Murabizi ko zino channel zo zahiswemo ngo zizabagezaho behind the scenes zose za filime yacu Ibanga. Rero niba utarakora subscribe ndagushishikaza kugira ngo wakora subscribe dukomeze tugendane mu bindi bikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi. Kandi murabizi ko tubakunda cyane, niyo mpamvu tuba turi hano ngo tubagezeho ibikorwa byose bya filime yacu Ibanga. So guys, rero niba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo ndetse ukaba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga ndetse ukaba utarakora subscribe hano kuri Venke Empire, nkaba ngushishikaza kugira ngo ube wakora subscribe nawe ube waba umunyamuryango wuzuye. Kandi murabizi ko tubakunda cyane, niyo mpamvu tuba turi hano ngo tubagezeho behind the scenes zose za filime yacu Ibanga. So guys, rero murabizi ko filime yacu tugeze kuri episode ya 74. Ejo mwabonye ko 73 twayibahaye. Ese episode ya 73 ibyo wabonye muri byo urushaka kubonamo? Ese episode ya 73 wayibonye ite? Ese episode ya 73 wungutse miki? Ese episode ya 73 yarangiye uko bishakaga? So guys, murabizi ko twebwe ibikorwa byose tuba turugukora rimwe tuba turugukorera. Murabizi ko tugiye tubasondeka. Murabizi ko muri abantu b'intwari. Murabizi ko muri abantu bagaciro. Murabizi ko ari mwebwe muba mutuma tubagezeho filime yacu Ibanga. Murabizi ko tutakora ibikorwa byose ngo tubyibirebere. Murabizi ko ari mwebwe abantu tuba dufite kugira ngo namwe mwe mwabashe kuba abantu bagaciro kuri twebwe. Murabizi ko tuba dukora ibikorwa byose kugira ngo ari mwebwe tubaha. So guys, rero murabizi ko
Nyambo na Niyori bo urukundo rukomeje kuzamo akantu k'agatotsi gake gake. Murabizi ko Valence atangiye gucwanisha Niyori na Nyambo, kandi turabizi ko Niyori na Nyambo n'ubundi kubona bashwanye aba ari ibindi bibazo, kandi turabizi ko Niyori na Nyambo ari abantu bakundana cyane, kandi turabizi ko Nyambo aba afitiye urukundo rwinshi Niyori, kandi turabizi ko na Niyori akunda Nyambo, ariko ntago habura akantu k'agasitaza gatoya kaza mu buzima bw'umuntu. Kandi turabizi ko noneho Dete nubwo yaje mu cyaro atazi abantu baba mu cyaro, turabizi ko nawe yageze mu cyaro agahita akunda Niyori. Ese urabona ko yino filime yacu iri kugana he? Ese kubona Niyori abakobwa bose bamurwanira azahitamo uwuhe? Ngaho Mutoni aramukunda, ngaho Dete aramukunda, ngaho Nyambo aramukunda. Ese ari wowe uri Niyori, muri make wahitamo uwuhe mukobwa? Ese ubona yino filime yacu Ibanga hari ahantu ikuvana cyangwa se ikugeza? Ese filime yacu Ibanga wungukiramo iki? Ese filime yacu Ibanga hari ubutumwa yaba igutsigira? Ese filime yacu Ibanga hari akantu kubonamo ukabona ako kantu nikagenze neza? So guys, rero uwo mwanya uri hasi wa comment ni wo wanyu wo kugira ngo mutere comment mutubigire ngo aka kantu nakaba kagenze neza, cyangwa se kano kantu kadushimishe, cyangwa se ibi bintu bigiye kuba muri filime yacu Ibanga ni ibintu bigiye gutuma filime yacu Ibanga tuyikunda cyane kurenza ikindi gihe cyose twayirebye. So guys, rero murabizi ko twebwe tuba tubagezeho behind zose za filime yacu Ibanga, kandi murabizi ko tubakunda cyane, niyo mpamvu tuba turi hano ngo tubageze ibikorwa byose bya filime yacu Ibanga ndetse na Miss Nyambo muri rusange. So guys, rero ntabatindiye twongere duhure mu kanya saa 7 zuzuye tubagezaho episode ya 74 ya filime yacu Ibanga, kandi ndabizi ko mudukunda cyane, niyo mpamvu natwe tuba tubageneye filime yacu Ibanga, filime ibaryoheye, filime ibabereye. Kandi murakoze wakoze subscribe, muragushimiye, uri umuntu w'intwari cyane. Duhure mu kanya tubagezaho episode ya 74. Murakoze.